Nganga rero naho ngiye ndikati official nyine nongeye niziye kandi nimanukiye njya nkunda kubabwira ati niziye nimanukiye nzahora ndanazamuka ubu ngiye kuzakora urugendo maze ubundi mpindukire nzamuke sibyo yego ndabasuje aho muri hose hirya no hino mu mwisi mwebwe abaduhanze amaso cyangwa se abaduteze amatwi aho mwibereye yaba ku mateleviziyo ndetse n'abadukurikirana ku ma YouTube channel agiye atandukanye nibere kuri Kavava official ndi kumwe na n'umushyitsi D narigiye kumuvuga narigiye kumena agaseke nabyo nta kibazo ati nabyo nta kibazo n'umukobwa mwiza kandi ushima Imana unameze neza cyane yarariye yaratamiye handi wasanga nta n'umugabo afite abasore biki gihe muri hehe sasa rero oya naga igihe kiragera abura gatoya hanyuma ninde turi kuvugana muri kano kanya muravugana na Ishimwe Solange ariko nkunda gukoresha soso ati ndavugana na Ishimwe Solange kandi nkunda gukoresha asoso kubera iki ukunda gukoresha asoso no kubera iki numva ari byo byoroshye hanyuma abantu batize bazasobanukirwa ko ari ibiki oya kuri iki gihe abantu bose barabimenye babaye abasirimu ubwene iki kari abasirimu oya cyane noneho ku mbuga nta nubwo ari soso ryonyine nko kuri YouTube channel ku Facebook n'ama TikTok nkoresha Ineza Soso Ineza asoso soso wabisoso soso wasosori oya urumva ibyo nibyo byoroshye niki cyaguteye guhitamo gukoresha izina Ineza Soso ngiye nkunda rero ubuzima bworoshye cyaburi simple hari ukuntu iryo zina Ineza hari umushuti wanjye witwaga gutya nubwo atagihari so rero hari kera nafashe izina ryiwe ndavuga ati reka ndikoreshe ndabona ari byo byoroshye yego kuza muri Multimedia ni naho abantu benshi banziho ushobora kuba batazi amazina yanjye bisanzwe ni bake bayazi hanyuma amazina bwite na yahe ni Ishimwe Solange sinkunda kuyavuga ariko Solange ngayenga karero nge ndakwakiriye turi kuri Kavava official nyaboneka baduhanze amaso mugerageze nyine mukande subscribe kugira ngo byibuze ibyo dukora byose bishobora kuba byagenda neza cyane gatandako kandi hanyuma rero mu kuza muri Multimedia ukavuga ati nanjye ngiye kuba umuririmbyi cyangwa se ngiye kuba umuntu runaka wabitewe n'iki imbere ya byose ni ibintu ngiye navutse bindimo imbere deja ndanabikunda navutse nkunda imiziki bisanzwe kuyumva kubona ahantu baririmba yaba live cyangwa kubyumva so numva ni ibintu binjemo cyane rero naje kugerageza ikintu natangiriyeho nari nagiye kudekora mu bukwe bisanzwe hanyuma umugeni wari waje icyo gihe ntabwo yari afite umuntu umusohora urabizi ko mu iterambere umugeni asohoka afite umukobwa umuririmbira imbere yiwe kugira ngo bigaragare neza so rero umugeni wari waje icyo gihe ntabwo yari afite umukobwa umuririmbira ndavuga ati ariko ntabwo nagerageza ndabigera ndababwira ati ngewe nubwo naje kudekora nshobora guhita ngenda nkazana agakenyero buriya ngenda icapu buriya ngenda icapu ntundebe kuno utangiye kubariza ati naraje bama mikoro umugeni igihe cyo gusohoka kigeze naragenda muririmbira gusa nyine nabifitemo ubwoba urumva ibintu umuntu aba agitangira ako kanya ni danje yego ubwo turaje gusa ntabwo nigeze ngira isoni nagerageje kwiyumanganya ariko indirimbo sinari nyizi mbivangavanga ndabigyoronga birarangira ariko ntabwo nacitse intege kuko noneho naratashye ndavuga ati why not ntabikora nyine abantu barabikunze abona ko ari byiza cyane rwose baranacimira bati uyu mwana uteye intambwe imeze gutya baranezerewe cyane sinzi nuko n'abantu bararize ahubwo bo iyo ndirimbo wahereyeho yari igihe ni indirimbo isanzwe yo gusohora abageni yitwa Lorette indirimbo izwi cyane waturirimbiyeho gatoya mana we nzere kuri burira ariko kuko nyiririmba hari uri burira indagerageza n'abandi baradufasha kurira ukuntu rero tuyitangira ni indirimbo itangira dukora icyo bita humming okay
tukanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe ye mumburize nimumfashe kurira ye nimumumburize babyeyi ye nimumumburize bakobwa congratulations kabisa nizere ko mwamfashije kurira ahubwo kutarize wambere reka nihanagure ndi nyuma ya kamera mbabara bambwire ko nihanaguye iringira amaso basa tu no gutara umugeni yego wakiringira ati nubwo ntari umugeni nabyiringira wasanga nanjye byibuze nanjye ngomba kuba umugeni mu gihe gito kandi kiri imbere bitewe nuko nyine Imana ibi byifuza kandi ibishaka nongeye ndi Gadi official nakubwira ati nyine komeza ububwe neza aho uri hose yitwa Soso wamutumira mu bukwe bwawe iyo niyo ntangiro yiwe yatangira avuga ati nagiye ngiye kudekora nyamara ngezeyo mbona umuntu uriza abandi yabuze ndavuga ati ngiye ndaza kubaho gusa ngiye buranigirira icyizere mu buzima bwanjye ufite confidence mu rwego rwo hejuru cyetse ikintu nabona ko ari kibi cyangira ingaruka ikintu kitangira ingaruka ndagerageza kugira ingaruka mu buzima bwawe ikintu umuntu yakora subwo kikamugira ingaruka subwo ni ibintu byinshi pe ikintu nyine ushobora kuba wakora niki kwa affecte ntusebe urumva ukaba wagerageza kwishyiramo nabyita akanyabugabo nibyo andakotuye baratubwira kugerageza nyine ikintu wenda ikintu wakora kigaragara nk'igisebe imbere y'abantu nibyo bintu nshobora cyangwa byababaza nk'umuntu yego ntabwo nyine nkunda kubangama ariko ikintu nakora nkabona yuko cyangirira inyungu kitangiraho ikibazo so ndagikora kuba najya imbere y'abantu rero nkaririmba yego nta muntu uba uri bunkubite ni ibintu mba nkora kandi bindimo hanyuma nk'umuntu aramutse agukeneye yuko wajya uza kumuririmbira nko mu bukwe abakobwa bari kumwumva kano kanya baduteze amatwi nimero yawe yaguhamagara ni nk'iyihe yamamagara kuri 079 13 63 20 so iyo ni MTN noneho tigo yanjye ni 072 31 47 31 gatandatu ngaho ngo rero wamuhamagara kuri iyo nimero aho uri hose maze ibintu byose bikagenda neza cyane gatandatu kandi abageni mukunda kurira rero kwanza ibanga riba ririmo mukuriza abageni nirihe ubundi muri make yego umugeni ubundi umugeni utarira aba afite ikibazo cyangwa wenda aba afite nk'ibintu byamubabaje mu buzima bwiwe ubundi umugeni mwiza burya n'uwarize ariko se noneho ukuntu bigenda yego mushobora guturuka nk'aho mwari muri kumwe wenda hanze muri kwambara abona yigize seriye avuga ati ngiye ntago narira ati se byo ni ibiki ariko ntago umenye ubundi ukuntu bigenze biranga karira muba mukigera mu muryango hakubita amaso hirya no hino ibyishimo kareba abantu baje kubita amaso imbere ukabona umugabo wawe ukabona ukuntu uri gukimbagira noneho wabona umuntu biterwa ariko no kuririmbira hari kuririmbira noneho ukaba waseka cyangwa ukabyihorera ariko kenshi bikunda kuba kenshi abantu batarira ni bakeya umugeni we ukuntu ahita abona ibintu ahita atekereza mu mutima wiwe n'uburyo indirimbo ibigenda gake gake yego niyo waba umeze ute amarira arisuka mekapu zikavaho yagiye ku cyangwe hanyuma ngize amatsiko ho gatoya wowe ukunda kuriza abandi uriteguye ko nawe mu bukwe bwawe uzarira uzabigenza ute nabonye amarira menshi kandi mu mukobwa utaranga bari ikibazo nshaka kuba nikoze uzaba nawe ari ikibazo rero zagerageza nikanire ndebe ko biza ariko kubera nyine guhora ndiza abantu cyane cyane sinzi impamvu wowe bitavamo ngaho reka tugaruke inyuma ho gatoya urwo ni urugendo rwo kuriza abageni cyangwa se gusesurusa abantu bari hafi aho kugira ngo banezerwe n'umugeni nawe abashe kuba yaseruka neza cyane amahoro tuze mu byo kuririmba impano yo kuririmba uyikomora he yaturutse
urebye ni nk'ibyo nakuye ku babyeyi. Ababyeyi banjye nabo bakunda kuririmba nubwo ari ibintu batakomeje, ariko burya ikintu utigeze ukomeza uzifuza ko kivukira mu mwana wawe, Imana nibigufashamo. So rero nibyo bakundaga banabikora. Yego. Ni nanjye rero sinzi nyine, ntago nari nzi nibo banteye story, kuko njya kuririmbira uwo mugeni bwa mbere ntago bo bari bazi ko nabikora. Gusa ntashye nibwo mama yanganirije ati byabaga bimeze gutya na gutya, nanjye nakundaga kuririmba kandi baranabizi pe. So nanjye rero ndavuga ati why not ntabikomeza. Nimba numvisha neza ntabwo nguciye mu ijambo, ubwo Mary wawe nawe yaririmbiraga abageni? Oya, yaririmbaga muri korali bisanzwe. Yego. Ubwo yagubuguye buryo ki ushobora akaba ari nko mu rugo, yakundaga kuririmba nyine, akaba ari nko mu rugo yibereye mu turimo yahanitse ari ku ijwi rya hatari. Yego. Yanteye izo story nyine z'ukuntu ni ibintu yakundaga gukora. Hari abantu badakunda kuririmba reka, hari umuntu rwose ushobora kumara n'umwaka utaramubwira ati ririmba wapi bikanga bitamurima, ariko we yabikoraga umunsi ku wundi. Uturimo twiwe yaririmba, hanga uturirimbo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nigeze kukubona ahantu uri kuri touchline ya piano, sibyo? Urimo uracuranga, kabaye ahantu mu bitaramo. Gucuranga byaje gute byo? So urabona rero burya baravuga ngo kuririmba bijyana no gucuranga. Naratekereje ndavuga nti ubundi ko nkunda kuririmba, ngerageje gatoya nkavuga ati wenda nzakora indirimbo yanjye njye nayicurangiye ubwanjye. Yego. Ndagerageza rero negera umuntu ucuranga piano, nabwira ati wagize utuntu dukeya unyerekaho. Nzi utuntu dukeya, ndagerageza. Kandi narabonye yikubita neza. Oya pe. Yego. Ubu utagira ngo tuzabereka buryo ki ucuranga bitewe nuko wenda dufite umwanya muto n'igihe gito kubera imbogamizi z'amasaha. Urabona ibyo ukora bifitiye iyi essence mu mizamukire yawe cyangwa se mu mikurire yawe? So ibyo nkora rero navuga yuko bintunze kuko biramemba. Biramemba, ntago naririmbira umugeni ngo areke kumpemba. Cyangwa ngiye nkora n'imiziki ya live, ndirimba no muri bande yitwa Gorgeous Music Band. Gorgeous Music. Okay. Gorgeous. So rero baba batwishyuye. Urebye ni nabyo nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nibyo nirwa nirukankamo pe. Bimeze neza, biramemba kandi byongera urukundo. Bivuze ngo wabigize umwuga. Yego pe. Nakazi kawe gahoraho ka buri gihe. Cyane rwose. No abantu birabashimisha kubona umukobwa ibyo bintu bitunze. Ni bakeya pe, ni bakeya sibyo ko basigaye baritinyotse, basigaye bagenda babyinjiramo gake gake. Niki cyaguteye kubitinyuka kandi mu gihe ubona ko abandi bagati ntabwo nabikora, ntabwo najya imbere ya kamera, ntabwo nagira gute, weho nizi wakuye imbaraga zo kugira ngo ukore ibyo bintu? Ni cya cyizere cyanjye. Ni cya cyizere cyanjye, kandi buri iyo ukoze ibintu ukabona biraguhembye, ushyiramo imbaraga ukibaza nabikora gute, ese byagenda gute, ni gute ntaseba imbere y'abantu. Kwishyiramo icyizere ukaba ati ngomba kujya ndirimba, nkaririmba neza, nkagerageza uko mbishoboye ukukuramo isoni. Yego. Hanyuma ikindi kibazo kimwe, bino bintu kubikora birasaba imyaka cyangwa se imyaka? Icya mbere ni ukubikunda. Yego. Icya kabiri ni ubushake. Yego. Buri ifite ubushake ukunze ikintu, ndakubwiza uri no mu cyumweru kimwe umaze kumenya ibintu byinshi by'ingenzi. Yego. So kugira ngo rero umenye ubyinjiremo neza, ushobora gufata nk'ukwezi kwitoza, ukajya ukora warm up, ugakora udu practice. So iyo ugerageje no kwiga gucuranga, ndabwira abakobwa cyane cyane kuko nibo batajya bakunda kubigerageza. Njyewe uzi ko ncuranga na sembari. Koko se. Nukuri pe. Gango rero ndizera ko zaducurangira kandi tukanyurwa. Ikindi kibazo kimwe nakubaza, uravuga ati ndabwira abakobwa cyane cyane, sibyo? Wowe nyine nizihe imbaraga noneho wabaha mu by'ukuri umuntu aramutse abijemo, bishobora kuba byamurutira n'akandi kazi yaba ari gukora? Birashoboka? Ashaka kuvanamo umusaruro gute? Urabona ibi bintu burya nta nubwo tubikora gusa ku bw'akazi, biranashimisha iyo uri umuntu ubikunda. Bifasha no kuba wa relaxa mu mutwe ukaruhuka. Umukobwa rero ikintu namubwira, ntago agomba gutekereza ngo sembari mba mbona ari ibyo by'abahungu ukuntu baba bakubita bajya hira. Siko nabishobora. Ubundi ikintu cya mbere wegerageza, burya ikintu kizange wagerageje, gerageza inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane n'ibyanga rwose ubivemo, ariko wagerageje. Ako ndabizi wagerageje ushyizeho umutima, birakunda kandi cyane, kandi binanezeza abantu. Urakoze cyane.
umuntu aramutse ashaka kugukurikirana cyangwa se kwitegereza ibikorwa byawe byose umunsi wundi yajya gusanga hagana he? Ahantu yansanga ku ma social media, Facebook, TikTok ni Neza Soso, na YouTube channel ni Neza Soso, aho no kuri ya nimero nababwiye. Yego, urakoze cyane, nkundire gushimire. Murakoze namwe, nizeye ko n'ubutani tugutumira uzongera ukagaruka tukaganira cyane rwose, ndahari ku bwanyu kandi nakubwira ngo courage nyine, komeza uzamuke utera imbere. Murakoze, Imana ikugire neza, iguhereze imigisha, intambwe zawe zishobora kuzamuka. Murakoze. Twasibire kuri Kavava Official, nyaboneka mu nkundi twebwe duhinire ahangaha kuko ikiganiro cyacu ni akagaruka. Bye.